nshaka ko nsubiza amafaranga yanjye nusanga yarayariye kuko uko biri kose yarayariye nyine kuko ntabwo yayakubise ntekereza ko yayafasha kuyagurishije akabara akagenda akashyira kuri konta gutegereje ko umubeshyi gusa se ahubwo urumva ko yambereye igisambo urumva ari umubeshyi gusa urumva nafashe business yanjye ndayimusigira abonye mpuye n'ibibazo ndakubwira kuri gereza yaje umunsi umwe yagusuye n'amezi 6 rimwe yaraje rambaza bagukata igihe kingana iki ndamubwira ntago barankatira ndacyari kuri mbese we yaraje kuneka kuva icyo gihe yaje kuva yahagera ntago yigeze yongera kubwira mfite turima mu cyaro mubwira udutungo mfite mu cyaro ko tungana arambwira ati se waza rebye ukuntu wabishaka mu mafaranga ukaza tukishingira business nanjye ndagenda ndagurisha nzi ngo ndi kumwe n'umuntu ndaza mushingira business abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese rero aho muri ndabasuhuje abari mu Rwanda ndetse n'abari mu kindi gihugu mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndashimira by'umwihariko gukora subscribe kandika comment ndetse n'inama n'ibitekerezo mugira abantu muri comment ndabashimira cyane ni benshi bakurikiza inama zanyu zikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi umunsi rero reka nizere ko mukomeza kudukurikirana mukora subscribe share ndetse na comment turi kumwe n'umutumirwa ni mushyashya ntago mumuzi nanjye n'ubwa mbere mubonye gusa twabanje kuvuganaho kuri telefone ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko duhura kubw'impamvu ze kubwo yifuje ko tuganira ku kibazo afite buriya ni benshi bafite ikibazo ariko bakabura aho bahera babisohora kugira ngo babashe kuruhuka ku mutima ariko iyo bibaye ngombwa umuntu arabivuga akaruhuka muri we tugiye kuganira nawe rero ku bijyanye n'impamvu yifuje kumpamagara ngira ngo mwese muraza gusobanukirwa namara kutuganiriza inkuru ye kuko numvise ari ndende reka mbaze nkwakire tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze muratubwira amazina naho mwaturutse nitwa Theoneste naturutse i Musanze uri umunyamusanze yego Theoneste amakuru ni meza Theoneste ni umusore ni umugabo ndi umusore yego bambwiye ko bifuza ko tuganira ku kibazo wagize yego ndavuga ntuyu munsi twaganira kugira ngo kuko numvise bisa naho bikubabaje cyane ndavuga ntuyu munsi twaganira kugira ngo nawe twumve ikibazo waba waragize icyo ari cyo cyane ko wambwiraga ko wifuza ko bijya nyine ku mbuga yego ko biri kose hari impamvu ariko nagira ngo nguhe umwanya utubwire ikibazo wagize ni ikihe ninde mu gifitanye yego murakoze nkuko nabikubwiye nitwa Theo naturutse i Musanze ikibazo nagize muri iyi minsi nari ndi kuri YouTube ndi kwirebera ibiganiro bigenda bica kuri YouTube yego nza kubona ikiganiro waje gukorana n'umukobwa bita Alice yego umukobwa bita Alice rero umuntu twaje kuba inshuti umukobwa witwa Alice ntago muzi umukobwa ubyibushye ufite amadirede umukobwa yego icyo kiganiro nakibonye muri iyi minsi ni umukobwa ubyibushye ufite amadirede w'igikara reka nkubwire rero yego ngewe nkunze gukoresha abantu bakuru umukobwa ntabwo mperuka gukoresha umwana wenda nawe agaragara nk'aho ari mukuru ariko ni umukobwa witwa Alice yego mama Alice se na Alice y'izina ni umukobwa jewe muzi yitwa Alice reka jewe manka byaramo ntago ari nge namukoresheje niba namubonye oya ni wowe pe kuko na nimero nabonye ni izawe nimero narayifashe arabyibushye afite direde ndende kandi ni igikara yego sinzi umuntu ndi gukeka niba ari we hari umumama nje nkoresha yego ni igikara afite direde ndende arabyibushye ariko wese umukobwa ni umumama oya undi ni umukobwa reka ngurebere ifoto ye nkwere kurebe urambwira kuko ntari se nawe nzi gusa nuko nzi uwo nguwo nawe afite undi ni umukobwa ntago ari umumama rebe no foto mbwira yesu we iyi ngiyi n'uyu Alice ese niwe uri kwita umumama
ese yitwa Alice? Yitwa Alice. Umukobwa ni inshuti yanjye. Umukobwa yari inshuti yanjye, twarakundanye igihe kirekire. Ahubwo sinibaza ukuntu uri kumbwira ngo ni umumama. Murumva nje ntago oya ntago byumvikana. No kuvuga ngo reka nsobanurira abantu badukurikiye. Yego. Umuntu ari kuvuga umukobwa ubyibushye ufite dread ndende w'igikara. Twebwe tumuzi amamaga. Nje niwe mpise nkeka. Mama? Niwe mpise nkeka abantu badukurikiye mumfashe niwe mpise nkeka. Yanjye koko. Yitwa Mama Gaella. Njewe ndi kukubwira uwonzi, wondi kandi umbwiye ko ifoto uri kubona. Iyo ngiyo nayibonye niwe. Njewe nzi Mama Gaella afite dread ndende, ni munini, ni igikara. Mwana yanjye. N'umumama. Ndakanje none gakomeje kuba gahinda n'umumama. Uyu n'umumama wanjye. Nyine nje n'uwo nguwo ifotoye niyo ngiyo. Kuko arigani nawe mwakoranye ikiganiro njewe narakibonye, mbona niwe nifuza kuba nakongera kuba naganira nawe ukazongera ukampuza n'uwo uri kwita ngo ni umumama. Kandi uyu n'umubyeyi afite umugabo afite umwana. Ahubwo wandi ibyo tutabitinzeho. Yego. Hanyuma komeza umbwire uramushakira iki? Uyu Alice rero impamvu ndi kumushaka. Uyu yari uri kwita ngo ni umumama, ngenzi ko ari umukobwa. Twari inshuti, twarakundanye, naje i Kigali nturutse Musanze. Ndagenda njya gukodesha ahantu mu gipangu, menyaniramo n'uwo mukobwa uri kwita ngo ni umumama. Tuba inshuti, turakundana. Urumva nyine nk'umuntu wibera. Waje naho niho mwamenyaniye? Yego. Twahuriye ahantu mu gipangu, ahantu nabaga nawe niho yabaga. Yego. Ariko nanone ntabwo yari umumama, yari umukobwa. Wenda yagaragaraga nkaho abaye nkaho ndutaho. Ariko kuri jewe numvaga bitambuza kumukunda, ariko nanone si umumama. Ahubwo jewe ntunguwe yego. Ahubwo jewe ntunguwe no kumva umbwira ngo ni umumama. Hanyuma byagenze gute Mama Gaella? Hanyuma byagenze gute rero nyuma y'ibyo? Ibyo we ubyiranga gitoshaka kumenya icyo umushakira n'impamvu kano kanya uri kumushaka. Ndababaye kabisa. Jewe impamvu ndi kumushaka ni buriya uwo uri kwita ngo ni Mama Gaella. Uwo mumama niba ari umumama jewe muzi ari umukobwa, ukuntu yabaye umumama ntabyo nzi. Ariko noneho impamvu ngiye ndi kumushaka akomeje kuba igisambo pe. Nkubwiye inkuru yanjye, nkakubwira ukuntu yamemukiyemo, ni ibintu by'ubusambo gusa. Yagize ate rero ko wumva mwabanaga mu gipangu kimwe mwarakundanye se? Yewe wumva naturutse mu rugo iwacu ni Musanze. Ndaza i Kigali nk'umuntu uje guhiga ubuzima. Njya ahantu nkodesha igipangu nakodesheje nicyo yabagamo, ni naho twamenyaniye. Noneho uwo mukobwa tuba inshuti. Tubaye inshuti, nari mfite uturima mu cyaro, nari mfite n'uduhene. Undi giye mu cyaro n'ubundi akazi kanjye karakubworozi, nibyo bintu nakundaga kwiberamo. Noneho ngeze aho ndavuga reka ngiye no guhiga ubuzima i Kigali, nza guhiga ubuzima i Kigali abariho menyanira n'uwo kwita ngo ni umumama. Hako mu by'ukuri jewe tubana mu gipangu nzi ko yari umukobwa, kuko nta mwana yagiraga, n'uwo mugabo uri kuvuga nta mugabo yagiraga. Yego. Twaje kuba inshuti, turakomeza turakundana, biba ngombwa ko nk'umuntu nabonaga ari sheri wanjye tuzana abana. Biba ngombwa ko njya mu cyaro, duhene twanjye ndatugurisha kugira ngo dushake ubuzima. Ntororaga n'ingurube, n'utwo turima nabaga mfite n'imirima nyine ngewe nakoreshaga n'abakozi. Mpingisha, mbese urebye nta kibazo nari mfite. Yego. Ikintu numva kiri kumbabaza ni ukuntu mbwiyo uwo witwa ngo ni umumama, nari nzi ko ari umukobwa. Kandi jewe ikintu cyaje kumbaho maze kugera i Kigali, twabaye inshuti, tumaze kuba inshuti, biba ngombwa ko mushingira business. Ni we wayishinze? Jewe. Mu mafaranga yawe? Yego mu mafaranga yanjye. Sikubwira ko nari mfite uduhene mu cyaro n'ingurube nkagenda nkagurisha. Ndaza mushingira business, dushinga akabari, turakora biremera nta kibazo. Noneho nyuma naje kugira akabazo, hari umuntu warwaniye mu kabari kanjye, biba ngombwa ko nanjye mukiza, mukijije azana n'abandi bene wabo baje kumukiza, nanjye nirwanaho ndamukubita. Umwe muri bo ubona kubise naramukomerekeje, biba ngombwa ko baza kumfunga. Baje kumfunga mara amezi 6. Ufunze? Yego. Za business nyine urumva nubundi ari niwe wazisigayemo.
ndagenda ndafungwa amezi 6 ararangira, aharangiriye baramfungura ndataha, ntashye ngeze kuri ka kabari nsanga ntikakihaba. Umugore yarabajije abaturanyi arambwira ngo umugore yarakajyanye, kuko abantu benshi arega bari bamaze kumenya ko ari n'umugore wagiye, wenda ntago twari twakabanye byemewe, ariko urumva ko nk'abantu yawe mwarashyize hamwe. Yego twari twarashyize hamwe dukundana, mbese urebye nta kibazo twari dufitanye. Warangije ngiwe aho mfunguriwe, gusa ariko mfunzwe yigeze kuza kunsura muri gereza. Yego turaganira, arambaza ati se bagukata igihe kingana iki? Ndamubwira ntago barankatira, ndacyari kuri 30 jours. Nyuma yabwo niba wenda yaraketse ko wenda hari ntazagaruka, ahita ubwo nibwo yakoze ibyo byose, nanjye nabimenye mfunguwe. Ubwo we warafunguwe uje usanga yaragiye? Yego naraje nsanga yaragiye, kuko hano twari twarasize akabari aho twakoreraga, narahageze nsanga arafunze, nsanga nta nubwo ku kabari nta wundi muntu uragakodesha karacyafunze. Ndavuga se umuntu ukorera hayagiye he? Abaturanyi barambwira batese ni wa mukobwa, ati wa mukobwa yarimutse nta kibohana. Ndabaririza se mwandangiye hano umukobwa yimukiye, ati ntago tuhaze. Ubwo rero icyanteye gushaka nimero yawe ngo nguhamagare aho mfunguriwe, yaramemukiye cyane. Ahubwo giyewe none ikindi kiyongereyeho, none aho ubu tuvugana ubu nibwo menye ko yari umumama, nari nzi ko ari umukobwa. Ntago uragerageza guhamagara telefone ye ngo wumve? Telefone yiwe urumva fone barayinyatse, twageze hari adufungirwa. Waje na telefone ufite? Naje nta telefone mfite. Aho naziye rero ejo bundi nibwo navuze ngo reka nshaka ga telefone, nkora swap, ngiye kuri YouTube, sinzi ko nabonye ukorana nawe ikiganiro, numva nifuje gufata nimero yawe, nagize n'amahirwe burayitanze mba ndayibonye, numva ko nzaguhamagara tukabonana ukandangira uyu muntu wampemukiye n'ibibazo ko numva wahuritse ugatuburi. Sinzi ntago mumbabarire, simwise umutubuzi. Oya yarantuburiye, kuko impamvu yantuburiye kumuvuga nabi kandi uhari, buriya ushobora kuvuga umuntu wundi nabi ugasanga tugiranye ikibazo nubwo abikoze, ariko wasanga kimufitiye umutima. Oya ahubwo yewe sinzi niba uri bumfashe nkazamubona, kuko ndumva mushaka pe, kuko yaramemukiye bishoboka. Ni gute umuntu ambwira ngo ni umukobwa, none wowe ukabumubwiye ngo ni umumama mwakoranye, kandi none ifoto mpaye mbonye ko ari we pe. Mwari mufite gahunda yo kubana? Twari dufitanye gahunda yo kubana kuko twarakundanaga. Urumva ntago wajya gushingira umuntu business utamukunda. Naramukundaga pe, ahubwo je ntunguwe no kumva umbwira ngo ni umumama. Jewe ubwo ndumiwe, none ubu nse nkokabyara ndagufasha iki wa musore we? Ngiye uzi ikintu nshaka kunyifashiriza, wamfasha ukazongera ukamutumira, nibura nkongera nkabonana nawe, kuko urumva yaramemukiye. Hari business nari namushingiye, sinzi ahantu yimukiye. Amafaranga arayari yarayamaze, kandi urumva nanjye dufaranga nari mfite twari utwo nakumuraga mu matungo yanjye, ibyanjye byose naragiye ndagurisha ndaza kugira ngo nshimishe umukunzi, kuko nk'umuntu twendaga kuzabana numvaga ntacyo namwina, kandi nawe anyereka ko nkunda. Akwereka ko muri kumwe? Yego. Wenda umbwiye uko umuzi, ariko nanjye reka ngusobanure uko tumuzi. Uriya ni umubyeyi, tumuzi nk'umumama nyine. Musanzwe muziranye? Yego, urumva dutuye dukorana ibiganiro. Yego. Bisanzwe nka gutya, tuganira. Hari umusore abereye nyina wabo witwa Lucky, ndumva ari we twaganiragaho, amubereye nyina wabo. Uwo Lucky? Yego. Ubwo twaganiraga kenshi kuri famiye ye nyine na Lucky, umubano w'uwo mwana abereye nyina wabo ndetse nyine nawe. Ubwo nuko nge namumenye, tugenda tuganira bisanzwe gake gakeya, turaziranye buriya nyine, ariko ntabwo tuziranye kure, tuziranye mu kazi. Kuko twahuraga nyine aza tukaganira bikarangira agataha. Ariko nge uko muzi ntabwo nge yigize ambeshya ubuzima bwe. Twebwe nako ntiyatubeshye. Yego. Ntabwo atubeshya ubuzima bwe, gitubwiza gukuri nyine akatubwira ati ariko story zawe ntazo nzi. Urumva uwo mubano wawe mwagiranye nta muntu uwuzi, ntani urumva ngewe urumva kuko uko agaragara aragaragara nk'umuntu mukuru nyine, uko biri kose yakaba yafite umwana, kandi noneho nawe yarabitwemera ati ngiye ndubatse. Umuntu yakubwiye ngo arubatse ntabwo wajya kuvuga ngo umugabo wawe ninde ngo ari hehe ngo umwanga abana babahe. Yego yababwiye ko ari umumama. Twari tubwira ati ngende umumama ndubatse, ndi umuntu mukuru,
ibyo birarangira nta bindi tuzi. Icyo ngicyo cyari gihagije kandi byaranagaragara ko ni mukuru bihagije. Ubwo rero twatuganira bisanzwe ibyo kuba ari mukuru ntacyo byari bimbwiye kuko namukunze mureba kuba wenda agaragara nk'aho ari mukuru ariko nanjye sindi umwana numvaga kumukunda ntacyo bimbwiye kandi twarakundanaga pe ariko muri uko gukundana ntabwo ugiye nari nzi ko ari umumama kuko ntabyo yigeze ambwira ariko ubusanze ari umumama ntibiguca intege niba ariko urumva nta kuntu ntacika intege kubera ko urumva afite papa w'umwana afite n'umwana nawe ubwo urumva ni umumama kandi igihe nari nzi ko ari umukobwa gukurikirana n'ibyawe yatwaye wenda ibyo uko ari umumama byo ushatse wawubyirengagije ahubwo ugakurikirana n'ibyawe yajyanye. None se umfashije namubona gute? Icyo kintu ndi kumva mfashije pe fasha n'ukuri kuko urumva ikindi kintu kandi ikindi sintekereza ko ibyo bintu yaba kibifite kuko niba waragiye ukamara buriya amafaranga ntagabiki wenda ntago ngiye kumuvugira kuko wenda afite n'ubundi buryo bwazadusobanurira nabo nitumuganiriza yego ariko icyo nakubwira nuko nyine yashyizemo no kubeshya kubeshye ariko impamvu akenshi ushobora gusanga abantu bakunda gukora bino bintu hari igihe akavuga ati ngewe nimbwira uno musore aracyari mutoya birashoboka ko nta mwana arabyara nimubwiza ukuri ko ngewe mfite urugo arahita yumva ko nitunahuza nzajya nkora njyana mu rugo iwanjye cyangwa se akanabinyangira kuko buriya gukundana n'umuntu ufite urugo biragora wubatse yego akaba ariyo mpamvu yavuze ati reka mubeshye yego niko nkeka ariko ku giti cye nawe tuzamuganiriza tumva azatubwira impamvu ya byose nyine uko byo impamvu byose yabikoze uko biri kose impamvu irahari ariko se tutarakomeza wabonaga gukunda koko urumva hari igihe ku buryo n'abaturanyi nta muntu ku buryo n'abaturanyi bose hari igihe ubana n'umuntu ko naranaje barambwira ngo uje kureba umugore kuko abantu benshi kubera twabana nako kabararega twakabana twibaniye neza nyine nta kibazo abantu benshi bazi ko yari n'umugore wanjye tunguwe no kugaruka ngasanga akabari karafunze none nawe none urambwiye ngo ni umumama none hari ubundi iyo ubana n'umuntu hari ukuntu sinzi ariko burya ni ukuntu umuntu akwihishamo uko mwari mubanye icyo gihe mbere y'uko ufungwa uko mwari mubanye ntago wigeze ubona wenda agaragaza ko akurikiye ibintu kuko urumva twavuga niba koko byaragenze gutyo twavuga ko yarakurikiye nyine ibyo bintu wari ufite nyine we yarabizi ese wowe ntago wigeze ukeka na rimwe wenda ngo uvuge utuye umuntu ko ndi kumukeka ndi kubona ankurikiye hibi nyine ubona atagukunda ahubwo afite ibindi akurikiye ntago wigeze umukeka ngo bimuboneho bivuze ko nyine ibyo we yakoze ntago wigeze ubikeka na rimwe ntago nigeze mbikeka pe kuko impamvu nigeze mbikeka twarakundanaga kandi nawe yanyirikaga urukundo pe ko iyo nza kuba ndi umuntu bikeka ntago nari bufate business zanjye mfite mu cyaro ngo nzisenye ngo nje kuzimuzanira nabonaga ari umuntu turi inshuti pe nkumva ko jewe nitumara kubona ubuzima tuzanabana pe kuko muri twe tumeze nk'abantu babana kuko twarakundanaga abantu benshi nk'abaturanyi bari bazi ko ari umugore n'umugabo pe ahubwo giye ntunguwe no kumva uyu munsi umbwira ngo ni umumama wenda utaza kumenya ifoto ngo mbyibone nari gutekereza ko ntabwo nari kubeshye kuko nanjye sinari gupfa kumumenya none ubu ngubu reka tuvuge ko uje guteza ingaro oya ntabwo nje guteza ingaro ahubwo jewe icyo nakwisabiraga urumva gahinda nagize ikintu nakwisabiraga rero ngiye numva wazamfasha ukazampuza na Alice ukamubwira iki rero sinzi ko twakiranuka sinzi pe urumva wowe wenda uko biri kose niduhura wenda hari ibyo nzamubaza reka nkubwire umuntu wamemukiye nabwo ntago agaragara nk'umukene Alice uri kuvuga ntago agaragara nk'umukene ni umumama munini usa neza ntago urumva yabuzwa n'iki kugaragara neza kandi naramusize mu mafaranga ntago najya kubaza umuntu ngo ufite ngo amafaranga we ariko uko agaragara inyuma yego bambona ameze neza atuye Kimisagara atuye Kimisagara gusa ikintu nkwisabe fasha ngiye uzampuze nawe reka nkubaza akabazo rero ibyo nta kibazo nabikora nta kibazo muri make urashaka ko akagusubiza amafaranga yawe sicyo ushaka
nshaka ko nsubiza amafaranga yanjye. Nusanga yarayariye kuko uko biri kose yarayariye nyine kuko ntabwo yayakubise, intekereza ko yayafasha kuyagurishije akabara akagenda akashyira kuri konti agutegereje, ko biri kose yarayariye. Nusanga ntayafite oya azayama pe, kuko byanga bikunda. Urumva niba wowe waramubonye ukabona ameze neza, ya mafaranga yanjye aracyayafite. Niyo mpamvu rero nifuza kugira ngo nk'umuntu we mwabonanye kandi usanzwe umuzi, niyo mpamvu nifuza kugira ngo wamuzana kumera neza. Nta kundi singiye kumuteza abantu ngo mvuge ngo afite amafaranga oya, gusa ni kwa kundi urebera umuntu inyuma ukavuga ati uyu muntu ashobora kuba ameze neza. Ako ntiwayoberwa nanone n'umuntu ufite amafaranga n'utayafite. Hari umuntu rero ikintu kinangaje nge haya ngo yitwa nde? Alice. Yitwa Alice. Naramenyereye nge kumuhamagara mama kana. Alice ikintu kidutangaje, agaragara nk'umuntu wiseriye, agaragara nk'umuntu nyine wagira inama nyine uko umutubwiye ntabwo ariko agaragara we. Jye mufataga namubonaga ari umuma muri seriye ugira inama umwana abereye nyina wa umuhungu abereye nyina wabo. Wigeze kubwira witwa Raki? Yego, akamugira inama ibintu byo kubaka, nawe yashatse umugore bibinyatsi ariko akajya amugira inama yewe musore. Ariko Alice akajya amugira inama nyine nk'umuntu mukuru, avuga ati ibyo bigenza ubona nyine avuga ijambo ahagazeho kandi bifite avuga ibintu byumvikana. None ikintu kidutangaje n'abandi ndabizi badukurikiye ko bikibatangaje nuko bwa nyuma na nyuma agaragaye nk'umuntu umubeshyi gusa. Sa ubwo urumva ko yambereye igisambo, urumva ari umubeshyi gusa. Urumva nafashe business yanjye ndayimusigira, abonye mpuye n'ibibazo. Ndakubwira kuri gereza yaje umunsi umwe, yagusuye amezi 6 rimwe yaraje rambaza bagukata igihe kingana iki, ndamubwira ntago barankatira ndacyari kuri tariki. Mbese we yaraje kuneka kuva icyo gihe yaje kuva yahagera ntago yigeze yongera kuba. Ubwo yaraje kubaza amakuru neza cyane, yaraje kumenya buriya yarazi ko nzaherayo. Ariko hari abantu bazaba muri iyi Kigali n'ukuri, ariko ndumva hari abantu bazi ubwenge, genda azi ubwenge. Ubwo se n'ubwenge ubwo wabimushimira, ubwo kari ubuhemu n'uguhemuka ukuze. Ari rero uba wandavuye. Ariko buriya ibyo bintu bikunze kuba urawe nta burangare wigeze ugira, buko kubera kagira ngo muri kugendana kandi mu by'ukuri we mutari kugendana. Urumva nshobora kuba jewe narinzi ngo umuntu ni inshuti yanjye turakundana, namutegurira business eje kazageraho idukuri kageraho itugeza, nzi ko ari umuntu dushyize hamwe. Urumva kumpemukira ntago wabasha kureba mu mutima w'umuntu ngo umenye umuntu niba azagwemukira cyangwa atazagwemukira. Jewe ibyo byose nabimenye ari uko ngeze muri gereza. Urumva igihe namaze ni kinini, ariko umuntu utaragize impuhwe agaruke no kundeba, wicyo yakoze no kuza kumbaza ngo ese bagukata igihe kingana iki. Yumvise ko ari amezi 6 niyo ngiye kugaruka. Birumvikana nyine ko ari we wabikoze ku bushake. Urumva hari ikintu kiba ukavuga ati ikintu cyarantunguye, ariko hari n'ikintu kiba ukumva ko umuntu yagikoze kigambiriye. Yagikoze abishaka. Urumva ko yahuje nuko nyine muye n'ibibazo nayita profitera mu kafu. Umwereka ibyawe byose, umwereka ibyo utunze n'ibyo udatunze, umwereka wese. Nyine urumva nk'umuntu dukundana namwisanzuyeho, namubwira mfite turima mu cyaro, mubwira dutungo mfite mu cyaro ko tungana. Arambwira ati se waza rebye ukuntu wabishaka mu mafaranga ukaza tukishingira business, nanjye ndagenda ndagurisha nzi ngo ndi kumwe n'umuntu ndaza mushingira business. Niko kukubara rero yarakubaze ariko niba hari abantu babazi aho mwari mutuye ko biri kose, yego ko n'abaturanyi bose baratuza ko biri kose, sinzi reka ngewe nzabanza muganirize mbere yuko muhura, kubera ko ni byiza ko wenda utubwira ikibazo cyawe, ariko nanjye nkabanza nkamuganiriza ku giti cye, nanjye nkumva ibyo nsubiza ku byawe, kuko urumva ni wowe ufite ikibazo, ariko nawe ubwe afite nawe kwisobanura, afite wenda impamvu yabimuteye se. Ngewe nzabanza muganirize ubwe ku kibazo cyawe, abanza atubwire impamvu, nawe uzayumva ko ikiganiro nzaguha link. Noneho nitumara kuganira nawe nibwo nyuma muzahura mubone kubivugana amaso ku maso. Nanjye icyo nshaka uri bumfashe, nagusaba ko wazampuza nawe pe, kuko ndamushaka,
kuko sinari nzi ko nzongera no kumubona, ni nk'amahirwe nagize ejo bundi sinzi ukuntu nabaye nkishyiraho simukadi ngiye kuri YouTube mba mbonye wowe nawe muri gukorana ikiganiro, nibaza ahantu mwahuriye nshaka ukuntu mbona nimero yawe ndaguhamagara. Ariko uko biri kose bizakemuka. Oya no kuri pe fasha rwose nzongere mbonane nawe. Buriya iyo umuntu afunguwe uba ufite ubukene, urakennye muri make muri iyi minsi cyane, ndakennye pe, kandi urumva ibyanjye byose nabimutakarijeho, kandi urumva waharameze neza reka. Nta kibazo afite ibaze kandi uri kumva ku giti cyiwe ahagaze neza. Kimwe no kushaka gusanga nawe yarahombye, yaragize nawe yaragize ibibazo. Ntabwo yahomba, amafaranga nari namuhaye ni menshi, ahubwo we buri yagiye ikintu ndi gukeka none aho tuvugana, niba waramubonye ukabona arasa neza nta kibazo, njye nkeka ko yafashe business yanjye akayimura akagira ahandi ajya kuyikorera. Se umuntu ukubeshya ko ari umukobwa kandi ari umumama wamenya atekereza iki? Nyine ubwo urumva umuntu wambwiraga ko ari umukobwa kandi ngiye nkaba n'ubundi numvaga ko ngiye nawe tuzabana, urumva akaba yarabonye mpuye n'ibibazo nka gutya agahita afata ya business akayimurira ahandi, urumva nta kuntu atambereye indyarya pe. Gaho gira ijambo mubwira basi, gira ikintu mubwira wumva kikuri ku mutima. Icyo nifuza kindi ku mutima ubivuga nkaho ari kukureba nyine. Yego tabizi wenda hari igihe azambona kuko nanjye ubwanjye nifuza kumubona, ariko ikintu kindi ku mutima ndababaye, ari warampemukiye pe. Nk'umuntu numvaga ko tugiye gufatanya ubuzima, nkafata ibyanjye byose nkabigutakazaho, wabona mpuye n'ikibazo ukampinduka, ari warampemukiye pe. Byongeye noneho ngo uri umumama, nari nzi ko uri umukobwa utarabimbwiye, ari waramemukiye pe. Uko wabonaga bikunda niko kungana kuriya wenda abasore namwe hari igihe mukunda nyine ukagigira ngo wamugana amaso yarabahumye. Yego wowe kubona n'umukobwa nyine. Je nabonaga ari umukobwa, kandi noneho ikindi amaso yakunze sinari narigeze mbona na rimwe wenda hari umwana uzana ngo amaso yakunze ntareba neza, kubera ukuntu namukundaga. Ibyo nta nubwo nabyitagaho byo kuvuga ngo wenda ni mukuru kuri jewe cyangwa se ngo njye kwirwa nkeka ko yaba ari umumama, ntabyo nigeze nekereza pe, kubera ukuntu namukundaga mvuga ko nyine ari umukobwa kandi tuzabana. Ahubwo jewe ntunguwe no kumva uyu munsi umbwira ngo ni umumama, ajya ngo yitwa Mama Gaella. Umubyeyi ariko burareka twe kumucira urubanza cyangwa no kumushinza. Wowe ni byiza kumushinza kuko ibyo uri kuvuga urabizi, ariko njye sinamushinza cyangwa umucira urubanza kuko ntekereza ko buri ikintu cyose kibaho haba hari impamvu yacyo, n'ikintu cyose umuntu akora afite impamvu. Ushaka gusanga afite impamvu nawe azagusobanurira wenda ukayumva, gusanga iranumvikana cyangwa se ikabitanumvikana. Impamvu yansobanurira nkayumva ni impamvu yansobanurira nkayumva, kiriko wenda aje akansaba imbabazi akambwira narakubeshye, ariko wenda ibyo wampaye ngibi ndabifite akabinyereka, akansaba imbabazi wenda zuko yambeshye ko ari umumama, akambeshya ko ari umukobwa kandi ari umumama. Reka ngushimire cyane ko wemeye gufungura umutima wawe ukatugezaho icyo kibazo. Ndatekereza nibigenda neza bizakemuka kuko buriya nawe ni mukuru, nabimenya nawe azashyira mu gaciro. Buriya ubuzima uri komo muri iyi minsi burakugoye kandi hari ibyo wari utunze byakabaye biri kugutunga cyane. Rero ngicyo ndi bukore ndamuvugisha, tuzaganire nge nawe, hanyuma icyo ikizavamo nzakubwira. Gusa guhura n'ubundi muzaho, ariko ndashaka kumuganiriza ku giti cye tukumva nawe icyo yiregura avuga. Hanyuma byazaba ngombwa ko amafaranga yasubiza nabyo uko biri kose ntiyabihakana, kubera ko n'abaturanyi barabizi. Ngewe icyo wamfasha nuko numva wazampuzana. Nta kibazo ndabikwemereye. Reka dusoze, ariko muri iyi minsi uri naha. Nicyo cyakuzanye? Nicyo cyanzanye. Siko n'ubundi kibya urumva ko business nari mfite mu cyaro narayimuriye i Kigali, none ukaba ureba ibimbaye. Ariko reka twizere ko bizakunda, ndaza kumuvugisha
ndakubwira reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. yego murakoze.